barakutigisa baragere injegera gusa ko ari ibyacu twatangaga ni ibyawe igihano ngiye kuguha uretse mwereke nuko umara icyumweru uri mu mabujara toreshara rwose banezere ko muri kujya iburengerazuba se kandi tuva iburasirazuba cyane akazi rwose ndakababaye n'inzara uza ugira ibyo ugira warangiza none uri kwihagana habaye iki ngiye kwigirira umukobwa wanjye subizayo babwira baguheze ko taxi ramutse neza mama gicucu nago nanje rege gicucu ngo napiganiraga akazi nacyo nago nize kwa akazi wayo amabyo wow ari kuraberewe sha ko bigoye biragoye ubundi se abakobwa numva bavuga muri iki gipangu uziko n'ahantu batabazi abujana iki gikobwa babana basanga wese agapase man aho bigeze nyine mba numva narambiwe oya wirambirwa narambiwe ahubwo cyane reka nkubwire rero shaho ese mukuru wanjye bro urabizi ujya unsebya ahantu hose tugiye uyu munsi noneho wibeshye urabona tugiye kujya kuri kakabari kahara hepfo ugomba kwitonda bwa busazi bwawe n'ubuzana gereka nkubwire uri muranyumva cyane uranyumva neza cyangwa amatwi wayicaye hejuru umenye ngo turagenda aho tugiye wifate nk'umwana nyine nawe urabyumva wifate nk'umwana ukiri mutoya ku buryo umuntu wese yakora akavuga turi mwana afite ikinyabupfura cyane rwose ntuzane ibintu byo kunsebya wanyumvishe ntago mbikora rwose ka tugende hariya tujye kureba icyana urumva ariko mbabari sinze kugira ijambo na nimwe mvuga sibyo cyane twagiye witonde Baby bitis. byiza Sawa? meze neza wo meze Fresh. cyane Kombona ni sawa none hora? umeze neza ya meze neza wo nanjye ni sawa umeze sawa ariko ukorera ku gihe ya cyane bin ukorera ku gihe rwose Sheri none se ya meze bo petit frère wamubonye se oh naguri uriya ni nabo petit frère wanjye Zeta sister. meze neza wese Moje kamusi. niyo nshaka ko muzaba muri kumwe muri ya gahunda yego yego twaye na kibazo yego ese ni ibiki noneho sawa cyane mbona wowe ikiyo se kuri kumurana umva ese kunjyana hano oya uramukobwa w'umutekerezo cyane oya ejo muri twasohotse uramukobwa w'umutekerezo oya sheri nawe umaze gukabya ejo muri n'umusheri wa twasohotse petit frère ariko njye ni nyumva frere umwana muto nk'uri yasagira ikibebe nka kiri cyana byabaye ibiraro Oya, mwe musheri, mama nawe bareba ndabona uri we ntago nibyo nari ndimo mugiramo inama Sinzi ibintu urimo. umva nkubwire aho Sinzi uzi ibintu ko urimo. kazungu gukora iki ngiye kugurayo ibyo kurya njye mbese ntabwo gahunda turi twari twapanze nari ngiye no kugutegurira nyine ngo usange byanahiye ako se ubundi kwa kazungu byihorere biracyakunze kwa kazungu mbona byihorere urumva ndibuze kwirana ariko hari ikintu nkinze ahubwo wowe umva Nta ndumva mubwire ntabyumva ahubwo wowe neza. subira mu rugo sibyo subira mu rugo petit frère nyine amushije ahantu ngiye kurodepoza genda hitanzana rugo sibyo ntibihagije Shake ko zarya neza kabisa. Are you sure? afo kabisa Nabirenze ariko
niba bisanzwe nawe wabona urya neza kwipekera cyane nawe mani kuntu babirenze nawe wabikora kibazo ngiye buri munsi ngiye inama ngo ngiye ubwo uraho ngaho nta mwana wipevera kuri wenda mwumvira cyane nese ko abikora nige nacyari umwana wese uzi yarabitangiye ryari oya wibitindaho ubu sugura bitindaho oya wibitindaho kandi urabizi ndakwemera yego Sano, we. Wabaye cyo kuryamya ngaho bimeze bite? Ntabwo ari mbaza kuryamya no bimeze bite? Kuryamya. Kuryamya ngaho bimeze bite? So kubona nyine byagize. Uri imbobo se? Oya. Ufite utazi? Ntiyo ndafite. Utazi? Ndafite. Utayizi? Urabona nukutamenya ariko ngiye akubwo ntabwo uri imbo nukuri kw'Imana use uri cyo wambaye urumva bose wari ashonde byatanze ana yawe we nakangwe nakaji ubanze no unywe tuganire maze no gukanywa kabyaro byagije bose nukuri kw'Imana ngewe nitwa Shida witwa Shida ako se nta numuzi Sharo maze iminsi utajya papa uyanywa witonzi bayembutse kwaganira uko byagenda kose nzatsinda umutwe sinshobora kureka ngo akomeze agendane n'abari bakobwa nanjye James naramubwiye nti ako James wageze kuri ageze hahandi yatse imodoka ngo agiye mu kazi agiye gukora iki nk'ejo bundi nari ni mu rugo ndavuga nti reka njye guhaha yambwiye ngo araza kunsura nk'uko bisanzwe ubwo ngo yisubiyeho ye ngo aje gusura ngo za masheri ziwe nyifungura urupangu mbona imodoka inyuzeho ari kumwe n'izindi nkumi zuzuye imodoka harimo amabebe ateye ubwoba ndanye ndamubwira ni se sheri biti bavuye mu modoka yirukanka yakingura imodoka abarankurubanya njyanye inyuma arambwira ngo uyu nguyu ngo ni musheri ngo wa murumuna wanjye ngo ibiki ambwira ibintu biterekeranye ndavuga umusheri wa murumuna we wese amutemberana ate murumuna we si ikibazo ese birumvikana abatipe b'iki gihe ubundi washaka yabivamo ibintu by'inkondo ndabona ntazi uko ubundi se niki cyaba ni love system yaje ngira ngo akabona n'izi nkoga ziraduhekura ariko na nawe arabamara sha nukuri urokoye wapfaka wa muvandimwe ubu ndakwinginze hako nabasa nk'ahantu nkuzi nubundi kera nari umusitari ubundi nari umusitari ahantu hose banyamamaza umugabo bitaga Shida uramuzi wacaga ku mateleviziyo bakanyombya bakamuvuga babakinyira washaye n'imitwe y'abanyakigali mbwire icyo itumye wicara nawe nyebagiza mbwire ikibazo ufite wenda nagufasha ikibazo rero ungirire neza wangiza mu rugo wanyu ibindi nabikubwira ikibazo ari igihe ugira umuntu mukuye ku muhanda ukamujyana iwawe ugasanga arakwibye ugasanga aragusahuye usibye wenda kuba ngewe gutya byaba nkabona ibiryo nkarya ubundi ubwo ni nk'uko ushobora gufata nk'imbwa ugashyira inyama hariya nta kibazo rwose wazajya akazi ko mu rugo agakora njyewe none se njye nize hoteleri management accounting and technology yesegese bayita ngo iki bayita ikoranabuhanga risesuye mu bintu byose ikoranabuhanga se no guteka ngenda kujya ese ngo ugende kuri mashini yanjye ujye umakingira ubwo nyine ibintu byo guteka ifiriti n'umureti wabimenyera kuri tere tugende sha wowe njyewe se wangenda umugira neza bundi kuko naca ku mujene nkanjye icangama n'iki
ubwo ni ukugenda ubwo na hano ugiye kuri akadasitere buri uri kubona ntabwo ari kure uzi ko isa n'iwacu ya kera tugende kabisa tugende ahora ni ikiberi cyagiye nkubwira ibya brother wanjye yego naba abakobwa ahora ajyana nabo mu kabari noneho biri ku rundi rwego asigaza ataha yasinze n'amacupa mu ntoki narahannye narigishije ariko ko sinzi ni uguhozaho nyine ariko humura tubaza gushaka solution yuko twabivuganye nyine biraza gushira biraza kurangira kandi ngenda byizeye ko bizarangira Basha neza bite Meze neza ase n'ibiki uri kugenda urya mu nzira wowe bite byawe Ase wabuzaho uhera unsaba akagumana ibyo se ibyo ngibintu byo naribya none kumagaritse nge ndi ku rwego rwawe uzi ko iminota umagaritse anga wakaba uri kuyishyura wowe nishura iki nose bimeze bite sawa niko sha kubaza nana ari mu rugo inde nana ari mu rugo amba cyane ubundi bite byawe ubundi wowe uruwa sinabivuze ko umukunda ukahamaganya zabwira uriya mukobwa kwirukanye hari ntago wo kwiye nubwo cyane nagifite ibibuno yo gukundira none ko ari we mwiza reka nkubwire gabanya amagambo kubajije ngo nana ari mu rugo nkurikira ngiye kwa Damur niho musanga aramamagaye ngo musange kwa Damur kakagabo kagufi ya gutya kinzobe Damur uri kuvuga ngo ucuruza akabotike kano kantuza kameze uko kashize kwita kanura amafaranga gafite amafaranga irangigira uzi ko nanjye itandusha amafaranga kabo gafite amafaranga se amafaranga kameze ko kayafite ko mbona kasekishwe n'inzara amafaranga kayakuye amafaranga kayakuye ese ya botike uyibonamo amabuye uzi none yongezemo amandazi ndya n'ubu tuvugana tugenda ngiye tuyarye uhite wumirwa kuva mubwire kuva ryari na kazungu bakominikana bafitanye relation rero umerutse kubafata bafite mu kabari mbega Damur karakagabo kari pevera ari babiri ariko ubundi aya makuru ndakugura yishyura mbikubwira se uri boss wawe nanabivuye kandi ariko ntawe rero cyambe ni kutajya utuza ngo tuganire reka mani nde gutinda kandi inzariranyishe inzara yakwishize ntabwo uko mwatetse mwanampa ntabwo uri kujya tujye mu rugo njye kuguha ibiryo reka mbanzane kawunga nyine hariya kwa Damur nawe rwafite ibintu ashaka ase ubundi waje tukajyana kariho ari banza umpereze mu makuru yose yizewe tugende nyaguha nyagwiriye ahanga tukagenda bibazagize umuntu mbona ndi kugendana nawe nta makuru ugende ndagusangayo mu muryango wanyu hari umuntu wabaye umusirikare kubera iki ko mbona uri kunkanga cyane ahubwo ntaranagukubita n'ibishyi nta makuru kandi nta kintu ntagire ikintu urongera cyangwa kuvuga amafaranga y'amapero hage uze no mu rugo nguha ibiryo ubu tuvugana na nari kwa Damur na kazungu Damur uri yangigira hariya nyiri boutique uri gude asura museka ko mbona nawe ari kureshya ariko banza urebe kanakurusha inzobe kanakurusha n'amafaranga banza ndebere neza ibi bintu bizingazinze se nibyo bintu bigira ariko banza nyitegereze ubona mpuriye na karakagegera washaho ubona urakanyagwa ako shana ingere kubwira ibyo bintu nanjye nkurusha akaboko ingere kubwira ibyo bintu kandi sha wowe mbasha nkubwire tiriti n'undi munsi mukobwa nawe akora abakobwa bigize ibiki koko rega si wowe gusa hari umwana twiganye w'umukobwa yarampamagara arambwira ati Shaberi waje ukansanga ahantu tukaganira nkagira ibyo nkubwira ndagiye ngeze yatangiye kunganiriza buryo ki yabonye umusheri ibiki n'ibiki ndamubwira akagira inkuru rero ndamubwira ati se wanyeretse uwo musheri nkareba afashe telefone akimpereza gutya nkikubita amaso telefone mbaza ngo nabonye iki nabonye ifoto yari irimo yanyerekaga ari Damur wanjye ese bahungu bo muri iyi minsi noneho naramubajije Damur maze igihe kingana kimumenyanye ese ndamubaza nti se ntiwari uzi basi ko ari umugabo wanjye arambwira ati reka ntabwo yarazi ahubwo ashaka kunyereka buryo ki hari nge mbese ari nge habara rya Damur ari we mugabo we yego arangije ngo ibiki n'ibiki umujinya waranzamutse numva umusatsi umvuyeho ndavuga nti koko mukorera iki
nahise nkubitwa n'inkuba ndaje ndavuga nti sinshobora kubyemera ibaze yuko twarwanya ariko mwana narwanye twararwanye turakubita kuri Damur ngewe ndapfusha ngewe nakwica n'umuntu nakwica n'umuntu rega ibuka Damur yanditse impeta wiriwe tiriti tiritiri we yamaye ndabona igishitsi cyagusuye ese uvuye hera ko muri unaniwe niriwe mu rugo ariko ibintu nidanje warahe sha byanga ibintu ntibyakaze se umusosi wawe utetse umeze neza umusosi sha byihorere wa mukobwa haryo ugura umukobwa uri umumama ndi byose yasha byose ntago bibaho ndi mama ndi n'umukobwa ndi umukobwa w'abamama nene nahoze ndeba hariya mu nzu nyine bari abakobwa bari bazanye kawunga nahoze ndeba ukuntu yanditseho ngo ngizarangira 2025 kandi ntimaze n'icyumweru ndakubwiza ukuri barayiguze kuva bayiguze hashize nk'icyumweru n'igice cyakoze ese 2025 harya warize jewe nayize cyane nese wagize ngo guhera garideni ukagera mu wa mbere ni ikosi rikomeye n'amakara remera none umuturanyi wanjye ariko nsetsa kubi nyine nanjye mba nume yarize araruha arangije avayo cyane narize ndaruha narayize ubwo nyine urumva kuva muri garideni ukajya mu wa mbere no hari twageze muri cya gihe ubundi ngewe nize muri cya gihe batondeshaga abagufi imbere abareba inyuma none ukajya turirimba aruwete jate yaruwete narayize icyo gihe ni njye wari mugufi noneho ngewe ndi imbere nyine ukabona urumva ni nkuko wafata ino nkono ukayitereka gutya uyu ni umugufi yuri imbere inyuma ugahita uhashyira ikindi kireshya nka gutya noneho ku buryo yandebaga gutya noneho yabambwira ngo muhite mujyeuka inyuma wasangaga mbari inyuma gutya nk'uko ndi kukureba n'ababona bose Shatiti warize kabisa niba warize kuri iyo ngoma bose maninka ninjye wakwigishije ni nka gisirikare ubundi hari ikintu nibajije nubwo ari wowe wari mugufi ariko wari ubarusha imyaka sibyo warushaga imyaka harimo akagabo kitwaga nindera ni Seti mbega kana uzikurata kari karameze ubwanwa reka da kiga reka nkubwire ubundi twatangiranye mu wa mbere ubwanwa bufite tugera mu wa kabiri wenda mu wa kabiri bwo bwari butangiye kugabanuka tugeze mu wa gatatu noneho bushiraho burundu hoya buriya yarabwogosha bajya babwogosha barabwogosha buriya barabwogosha reka ariko se ubongeye wera ko niba mpfuye ubwa mama nawe ndabona twarabisigaye ugiye kawunga reka ngwerekeze ntabwo wabivamo uyu nguyu hari ikintu ugiye ntakubwiye ndaje murebere reka mperekeze uyu mushyitsi ahubwo nari nibagiye kugenda za mikasa ndaje ewana cyakoze rwose ibiremwa byo anjye mbe nicaye ku ntebe sha nta mpamvu yo kwicara mu byatsi niteye neza ra nubwo nagera gutya byose zikari kimwe ubundi hari umunsi nanjye nzicarana ikiremwa nka kiri hako wambwa nkawe uje hano gukora iki nyihagera naravuga n'ikingenza n'ibikabutura bibi n'ibishati n'ibikinazi wajye wambara neza VIP Rwambaye neza wanitse agatuza nk'inshiji zitonze umurongo beba icara tuganire ariko ubundi nta nubwo nari kuguha karibu debera kandi ateretse ibire kura uretse ariko kuraho gakeya nkwereka gahunda ukuntu ziba ziniba kuraho mba nkubita amakuru kuraho ureka ryarugorega nkanjye ariko ikibazo uriya nubwo tuzirana ariko wumpa amakuru ubutoki bwumye we nawe ukora imisumari se urumva mbese urashonje uje ntaranavuga ikingenza use ninde uhitwa arafata ubundi nyawe bikunde ariko we wambwira nta kibazo ngewe wese ubundi wagize ngo rero nta mahoro twarihaye ingenza ngewe nta kindi n'amaguru cyo kureba ngewe muri bya bibebi byanyu wakintu
kimwe kingana gutya ariko imbwa ntizipepera nawe njyewe ndi imbwa uje kureba wambaye undi muntu ariko uje kureba undi muntu kureba wa undi ufite inyoza atanje uko ni nana umugenda gutya hari ukuntu umuntu agenda unaza bwa bubenzi bwo mu iwanyu haba intebe bwo mu ruhango iwanyu haba intebe ni amagoma ariko kuko akabuno kashizeho ungiye imbere mbura umuntu ukore kamubwira uzi ko ngiye uri gusebya ngiye mfite abakozi bane nkoresha mu rugo buriya nakubwiye ngo ndika rya rugo kugira ngo nkurebe ubundi na Bibiliya bivuga ngo twiyoberanye ugiye ko niyoberanyije cyane rapora na cyakoze ngiye ibanga rimwe rihari wanguriye ibirahase ni ndabigura ngewe shaho uravuga neza banyita nde Mr. Shida ni njyewe wumvise hari abazungu bigeze kuza muri zira quartier uramuna umanutse gakeya hari ahantu noneho njyewe nari mfite ikibanza nari narakiguze make ikiguze nka miliyoni 10 ndavuga nicyo kibanza nza ese nanjye nzayabona uretse gatoya burwaye burakanyagwa atwaze kandi dukomeje hari ukuntu indwara zigutera bajya banaziterere barazinerereje nibyo ninkomeje nkubwira izo ni inka woroye noneho baraza barapima neza bagipima ndabona harimo amabuye y'agaciro ubwo rero niyo mpamvu njyewe untwaye neza urumva nakugurira wakintu ubwo rero ndamuguha uramumva njyewe ndakubwira zana telefone ngushyiremo nimero telefone ze nayibagiwe ariko buriya iyo nyifite iyo mba zimbwira ko ndazifata mu mutwe oya zimbwire reka nkubwire ikintu cyiza uzaze hano kuwa kabiri uri kumva iyo ndi mu rugo nko mu gipangu iwanjye mba nicaye nka gutya oya ubamo nkwereka ukuntu babigenza ubundi ugira gutya ukabanza akaguru kamwe hano gutya urumva akantu gahita ugashyira hano ako shyira akaguru neza gutya hari ukuntu amaguru aba yaratambamye gutya akankwereka ibyo ngibyo si ngombwa none se neyira arahari koko neyira n'ubuhanga nako mugeni araseka ari bosi nawe ni icyucyo ariko njye buretse uriya mukobwa ni uwo ari dosohoka nanjye ubundi uzabasohokana ari babiri iyo ufite inyama utwara imbwa ubu uravuze ngo bosi wanjye ni imbwa ubwo ngewe ukorera imbwa ndi iki sohoka oya ariko taha oya taha shaka niba nkorera imbwa ubwo nge nzi gutangira ibintu byo kuvuga ngo ngenda kandi ikintu cyari kinzanye nagikoze kandi ubwo utangiye kuzana ibintu kumvikana ku mabuye y'agaciro tuzagabana oya ntabwo twagabana kuko amabuye arahenda taha ese ubundi wamuvuza ubwiye akaza oya taha wamubwiye se ubundi akaza nkamwibwirira agiye kumukunda ko nanabyiyemeje no kubimubwira ubundi wowe uretse sifite amafaranga yanjye abasazi barakanyagwa gasare bikurya wambwa uretse iyo nkubwiye njye nkunda umuntu wo kugira ngo nzapfe sinapfe mu nzu utegereje ibiryo byaza embwe kazi si ureba Yo. Alo. Meze bite? Sawa. Makuru se? Turashima. Komera. Amahoro. Shacyari gusa. Inde? Usura muyoboro. Inde se boss ko wa muntu aracyarimo. Ko nzi ko hano sari iwanjye hano ufite uburenganzira bwo kureba iwanjye. Agenza make twumvikana. Nese si wawe. Iwanjye ndabizi ko hano ari iwanjye warahampaye. Ha personeri narahegukanye. Personeri ndabizi ko ahegukanye. Sinagwaye. Gabanya amagambo yo tuvuganye. Mfite umushyitsi. Sibyo? Ndi kugira ngo. Shaka tuganiraho gakeya njye nawe nta kindi kibazo gihe. Uramwakirira iwanjye se? Nuko umwakira nta kindi kibazo gihe. Ngwino hano. Umva se. Umva nyine kunkurura iwanjye ntabwo ari tuza tuvugane. Ndatuza ariko tunkurura neza aha ni iwanjye kuko ujya kuhama wahama bikuye ku mutima. Nese kugira ngo abyuke. Abyuke se ko ari iwanjye urambyutse. Nyine reka twumvikane. Kumvikana nyine. Mbwira ko ufite umushyitsi. Sibyo?
njye no kuganira nawe nkahita nigendera hari ibindi suri usigara niwawe ndahirwikorera urugo ndujyane ubwo narengize ngo uraza kunsohora iwanjye personnel nakubwiye ngo shaka akira umushyitsi nkaganira nawe igenda ako byakaboneka kuko ugirira neza arayisanga uramwakira hano hanze ntabwo winjira mu nzu kenyege kuko ugeza aho njugunya hanze nk'imbwa urumva wiza nuko wumva wishakiye kose se kujya mu nzu hari ikibazo oya ndakwakirira hano hanze nanjye mbanze ninezeze iwanjye ntabwo wowe ufite kunsohora hari iwawe ariko ni iwanjye wahanye ugabanye twumvise sibyo wowe urumva sinakubwira ni kuganira nawe namara kuganira nawe jewe icyo ngiye kugukorera ariko jya ugabanya amagambo uvuga gakeya basi ndavuga gakeya rega njyewe umenye ko bankuyemo hajya ngo bagita ivarara n'ivarta niyo mpamvu iyo mvuze reka ngire gakeya nkumva se kunkosora nyine byakosoranye ariko urumva ko nageragezaga ariko byakaboneka mvuge gakeya wumva ubuse kare kose ubu ngubu ntabwo biba byari muri ka gake kugira ngo ahubwo harya ngo ntabwo ushaka ko njya mu nzu oya inzu yanjye buretse ndebe mukiwanjye zana agatebe yicare umushyitsi naza mwakira ntebe se kwiwanjye kwa bihuho byarakemutse rwose nta kibazo ndakuzanira rwose wawe numufite se cyakora kwa bihoho koko ntabwo hakiri iwawe shaho ugikorera rwose hano ni iwanjye kwa bihoho kiragira nta kibazo kira hano no kugira no kubera ko wabaje nari nagize nyine nawe ukaba inkwituye neza ni ntukasa neza nitera hanga nta kibazo nguterere hano se ku murongo neza umbaze wone se wigiraga ibiki cyokora ubaye umuntu w'umugabo ashaka kiri neza ngigendera ntumva singaye gendera sibyo ntacyo bitwaye gire mu nzu nta kibazo sagira se bigenze bite kumbona waje wandakariye se nta n'isoni ufite zo kubimbaza ku buryo utanansuhuza ntusuhuza se ngo ndagushimira iki kuko wankoreye iki nakugize ngo wangize nte aka kanya uribagiwe ese byagenze bite ngo byagenze bite ibyo wankoze ejo bundi uribagiwe unteza ziriya ndaya zawe tujye tuvugisha ukuri sibyo tuvugisha ukuri iki iyo mubona mumfata mukanterera hejuru umwari kubona biriya byose nari kubivamo tukaguterera hejuru ninde wabigushyizemo se ari kubigukuramo se wabyishyizemo nese ubwo wowe nkawe nk'umuntu mukuru ni kuriya wagakwiye kuza umbwira cyangwa ko bakubajije se ngo muri abo bose ninde ukunda wasubije wumvaga ndi busubize iki hariya ari njye nabo se umugore wawe ninde ari njye nabo kuba uri umugore wanjye birumvikana ujye kunsebya imbere ya ziriya ndaya zawe ntuze icyo ari nimva nkubwire nduziza agatebe sibyo wabaye ute se nawe reba umfate unterere hejuru mu bantu niwe se wanyubashye mu kabari wowe waranyubashye umugabo wawe umuterere hejuru wowe waranyubashye uzi basi niyo umbwira ati ngo basi iyo umfata akaboko ukambwira uti basi ngwino ndi bugusobanurire tugeze mu ibyo byari kuba ahubwo nawe uburyo wajemo sibyo waje warakaye sibyo nta kwihangana wari ufite iyo aba ninjye wasanze muri biriya wari kwitwara gute tuvugishe ukuri ko wari no kunkubita ahubwo waje kwa Damur uje kumubwira nabi ngo barya ngo ni iwawe yes iwanjye tu Esongo tuvuge ko hani kiwanje utahazi wowe ugira iwawe hameze gute iwanjye njyewe Damur iwanjye kosha nanjye kugutiza intebe ugatangira kwivovota uko aho ni iwawe cyane ni iwanjye wowe uteye uturutse bari iwanjye se ni iwawe uteye uturutse utiza intebe utangiye kwivovota ako ntunireba hano ni iwanjye sinagutiza mutangiye kwivovota umva se baby ntunareba nibiba ngombwa umuntu se mureba cyaravuze ngo ahanganye kandi nawe urimo kumbwira ngo ni iwawe kuko nsohotse mu nzu iwanjye nkaba nagutije intebe ukaba utangiye kwivovota ngutije intebe we nanakwirukana hano ni iwanjye nese ndamenye uri mukuru w'umwe
umva mbwira icyo ushaka kumbwira ntukazajya umbwirira iwanjye muzohore aha ni iwanjye kwa ariko wowe wabaye ute